umunyamakuru utari umunyamwuga. Twifuzaga kumenya uko RIB yaba yiteguye guhangana n'ibibazo by'ibyaha bishobora gukorerwa bikoreshwa ikoranabuhanga, cyane cyane haba kuri aba banyamakuru b'abaturage citizen journalists cyangwa se no ku bandi banyamakuru umwuga bashobora kwitwaza platforms zihari bakaba bakora ibyaha. Muri prepared enough kuri icyo kintu? Urakoze cyane, ngira ngo uburyo watangije ugaragaza nka challenge. Everyone is a journalist. Okay, I'm wondering, is that so? It's not a professional, is a journalist, a citizen journalist, not a professional journalist. Okay, can we make it clear, maybe to remove the confusion? Say a journalist as a professional journalist, other one is a citizen who is a citizen who is expressing or exercising his right to speech and expression. Yes. No, I'm holding the microphone. Let me just answer. Okay. So respond to the question. So icyo mbona hari benshi biteguye wenda ibisubizo byanjye, niyo mpamvu wenda batari ku respectinga ko mfite microphone bagashaka kumvugiramo. Hanyuma turaza kubahana mwisha. Aho ngaho hatera confusion, ngira ngo namwe ubwanyu biraba confusing. Biconfusinga ninde ubarirwa muri RMC, ninde utabarirwamo. Twebwe nta kibazo ubarirwamo n'utabarirwamo, ibyo ntabwo ari business yacu. So twebwe nk'urwego rw'ubukenzacyaha icyo twumva nuko iyo umuntu asabye amakuru akayasaba ari buyakoreshe mu rwego rwo kugira ngo amenyekanishe ibintu runaka cyangwa se agira ibyo asubiza abaturage bamenye, we have no problem, turamusubiza tumuha amakuru. Of course tukarinda gutanga amakuru ashobora gutera ikibazo, kuko amakuru y'urwego rw'ubugenzacyaha amenshi aba ari sensitive. Hari ayo ushobora kuvuga akica iperereza, hari ayo ushobora kuvuga bigatera ikibazo ku byo wavuze, kandi ngira ngo abenshi iyo akubaza with precision. Kanaka yatanze ikirego, yego yaragitanze, yaregaga nde? Kandi ubwo turacyari mu iperereza. Ukajya kumva uwo yaregaga, iyo ugize mistake ukamubwira akababishyizeho, the next day twajya kumushaka tukumva yambutse. So aho ngaho rero niho tumenya ngo uramenya amakuru ugomba gutanga atari bugire ingaruka ku kazi ukora. So noneho social media zaraje. Social media yaje iberaho buri muntu wese, it's a tool for everyone to use. So nukuvuga ngo itegeko rireba umuntu wese uri gukoresha social media ayikoresha ate. Iyo ukoresha muri parameters y'amategeko, we have no problem. Iyo warenze umurongo w'itegeko ryateganyije, ibyo ngibyo tuganira nawe. Hari abo tugira inama, hari abo bahita bahanwa bitewe na gravity nuko bimeze, hari nabo tusaba ko rwose basubira inyuma ukaza kwiyungana mugenzi wawe, kuko icyo ntitukibona nka crime, turakibona nka defamation. Nubwo umwe yavugaga ngo ni publication of rumors, yes, ni publication of rumors biri muri cyber law, ariko wasesengura ugasanga it's just a defamation hagati y'umuntu n'undi. So turavuga ati genda mwiyunge, kandi twabonye bikora, it works. So abantu bakiyunga bikanarangira, ndetse umwe muri bo akibwiriza gukata agace karimo defamatory statement akagakuramo, ikiganiro kindi kigasigaraho. Twabonye bikora. Uko twiteguye rero, turiteguye gukorana na buri muntu wese, ariko tumubwira ati wowe kabyarawe amategeko yakurikize. Amategeko y'itangazamakuru turayumva, amategeko rero aha n'ibyaha nabyo turayumva. Gusa hari nanone confusion, hari confusion igibaho bamwe batabasha gutandukanya
ibyaha by'umwuga na criminal offenses. Amakosa y'umwuga, amakosa y'umwuga ni ibyaha. Ugasanga yakoze ibyaha agashaka ko aba covered n'amakosa y'umwuga. Urugero, yes, niyo mvuga umwuga w'itangazamakuru. Urugero mvuga ntanga, umuntu araje amenya amakosa ku muntu runaka, ibyaha ku muntu runaka w'umuyobozi, yakoze inkuru, yayicukumbuye neza, yayibonye, afite fact, ndetse iyo fact yanatangaza, umuntu akaba yakurikiranwa, akaba accountable nk'umunyamakuru mwiza. Ibyo ngibyo wakoze akazi kawe. Ariko kurengaho ukajya kubwira wa muntu ngo aya makuru urabona ko yakomerera nabi, rero gira icyo ukora, inkuru nyihindure. Iyo ni blackmail. Iyo rero tumugezeho agafatwa ariko blackmailing umuntu ngo nongo giye nataraga inkuru kandi dufite fact, ngira ngo murabazi bamwe bagiye bakurikiranwa kuri ibyo ngibyo. So rero niba uri umunyamakuru, hariho nyine cya kibazo cyo gushaka kwitwikira umutaka w'ubunyamakuru, ugakora ibyaha, wakurikiranwa, ugashaka ngo urengerwe n'ubunyamakuru n'umwuga. Aho ngaho bagize confusion. Ikindi wenda navuga, kuba umunyamakuru ntabwo bitanga immunity yo gukora ibyaha. Mu by'ukuri amategeko niyo yashyizeho, yashyiriweho abanyarwanda bose. Ntabwo kumva ko nguri umunyamakuru ngo uzakingirwa n'uwo mwuga wawe ukora ibyaha nk'icyo cya blackmailing. Ndakivuga cyane kuko nicyo cyeze. Blackmailing ngo nakumenyaho amakuru, ngo nutampa ikindi yatangaza, nicyo cyeze cyane. Ibyo rwose turamubwira ati we understand, we respect you, ariko nyine itegeko ntabwo riguha immunity yo kuba wakwabusinga your profession. Igihe abimenyekanye se RMC ntishobora kumuhamagara kugira ngo aganirizwe yakoze icyaha, akaganirizwa, yakoze amakosa y'umwuga, akaganirizwa na RMC, urwego rw'abanyamakuru bigenzura. Solange, urakoze cyane. Iyo yakoze amakosa y'umwuga nta nubwo twebwe tunabireba, ibyo si ibyacu. Twebwe ibyo tureba ni criminal offense, ibyaha. Kereka niba ushaka ngo RMC nayo igikurikirana ibyaha by'abanyamakuru bakoze biri muri penal code. Amakosa y'umwuga uko muyite amakosa y'umwuga kuko ariyo. Ntufate ibyaha ngo ubibatize amakosa y'umwuga. So aho ngaho niho difference iri. Abantu bakwiriye kumenya, abanyamakuru bafatanya bikorwa beza, we salute you, turabemera nk'abantu dufatanya. Ariko nge birambabaza cyane iyo nsanze umunyamakuru muri kiriya cyaha ahamagara umuntu amubwira ngo aya makuru ngo ndayagutangazaho ngo nutama amafaranga. Ufite ikarita ya RMC kandi afite ikarita ya RMC, arayifite uyu mwaka kuko aba yanyereye uyu mwaka iyo karita, uyu mwaka wimugira. So twebwe rero icyo tuvuga, jewe icyo nabibona nta nabyacitse bihari, nta cyacitse bihari, kuko urebye mu banyamakuru ababikora ni bakeya, ukurikije uko bangana. Abakora utwo ngutwo ni bakeya ibyo byaha. Ikindi mbona nuko ntabwo uko byari bimeze mu myaka 5 ishize ariko bimeze uko. There is a lot of improvement, ariko no kuri both side, ku batanga amakuru nabo hari improvement, no kubayasaba, abayatanga nabo mubumve muri ya side, sibyo? Nabo bagomba kurinda umwuga we, hato adatanga amakuru ugasanga yishe ethics, icyo navuga, cyangwa se muri kwa gutanga amakuru ahubwo nawe akoze icyaha cyo kumena ibanga ry'akazi. So ubyumve. Ariko icyo nzi cyo hari social transformation on both sides. Social transformation, it's a process, it takes time. Social transformation ndavuga both sides, kuri those who are giving information cyangwa those who are seeking information. So there is a great improvement and I see a lot, kandi nta byacitse bihari. Gusa nyine kumva ko ushobora kuba wakora ikosa, tuvuge tubivane no ku banyamakuru tubishyire no ku bandi batangaza amakuru batari abanyamakuru. Bariya abantu bose, abaturage bose bafite platform bashobora gufata amakuru akayatunganya akayatangaza. Ariko
usanga bavuga bati uru rwego rwa RIB rutuma ubwisanzure bwabo mu gutanga amakuru bugabanyuka kubera kumva ngo nituvuga iki bagira ubwoba cyane bavuga bati turahura na Thierry ni nako bavuga bakavuga bati kandi icyo kintu ugiye kuvuga urisanga mu maboko atari urisanga mu maboko ya Thierry nuko bavuga nyine bavuga urwego Juvede sinzi rero icyo mukora kugira ngo RIB ye kuba igikangisho RIB yumve ko amuntu niyumva RIB yumve ko RIB ibereyeho nyine kugenza ibyaha ariko ntabwo ibereyeho rwose reka nze reka nze nkubwire reka twumve mwihangane turasitoye ijambo yego ijambo ni irya Dr. Thierry. Hello. Yeah. Hi. Hello. Hi. Let's come back to the panel. Umuntu ukoresha RIB nk'igikangisho ntabwo ari inshuti ya RIB, nta nubwo tuba twamutumye, sibyo? Uwo nguwo ntabwo twamutumye, ntabwo ari byiza, ntitunabishaka. Twebwe icyo dushaka n'icyo twifuza nk'urwego rw'ubugenzacyaha nuko urwego rw'ubugenzacyaha rutaba igikangisho, ahubwo rugomba kubahwa ariko ntirutinywe. Ni ukuvuga ngo kurwubaha ni iki? Ni ukubaha ukagendera kuri ibyatuma baguhamagara bagutumiza. Means what? Kurikiza amategeko. Ikindi cya kabiri, ukurikiza amategeko, umenya amategeko akugenga nayo akurinda, nayo akugenga, umenya nayo akurengera. Ibyo ni ibintu by'ingenzi bya buri muntu. Ntabwo ushobora kuvuga ngo ugiye mu mwuga w'itangazamakuru utazi amategeko akurengera n'ibyo ugomba kwirinda. Ibyo byaba bibahe nka ya nyanja twogamo. Ni ukuvuga ngo ni byiza cyane ko umenya uburenganzira bwawe, ukamenya amategeko akurengera, nawe ukamenya ayo ugomba kwifashisha kugira ngo rights zawe zigerweho. Kuba rero ikoreshwa nk'igikangisho, sinzi ababikora, n'ababikora nabo ngabo nyine bakoresha, kandi ni bamwe muri bo, sinzi impamvu babikora. Kuko uru rwego ntabwo rwabereyeho ineza ya rubanda. Ineza ya rubanda ni iki? Kugira ngo buri muntu wese rumurinde. Ari umunyamakuru wahohotewe, urugero, nawe afite uburenganzira bwo kugana urwego. Turababona kandi hari abakurikiranwe ko bahohoteye abanyamakuru. N'aba banyamakuru bahohoteye nabo turababona kandi nabo baba bagomba kuba bagakurikiranwa. Amategeko abereho twese, ntabwo abereho kugira arinda akarenganya abandi, ntabwo ari cyo abereho. Kandi twebwe rero turi ba law enforcers, dufasha abantu gukurikiza amategeko uwo ari we wese. Gusa muri no minsi ya digital era, nkuko mwabivuze, abantu barihisha mu mitaka itandukanye. Mu mitaka w'itangazamakuru agashaka kuzana grievances, akababaro ke, kuko ngiye mfite platform ikurikirwa n'abantu, nkaba mfitanye ikibazo na Mugabe, nkaza nkayifata ngo ndi gusesengura, ahubwo ndi gukora character assassination. Ibyo turabibona. Akisha mu mutaka w'itangazamakuru, as well as exercising his right to free speech. Akibagirwa Constitution Article 38 ivuga ko hariho parameters yashyizeho kubaha uburenganzira bwite bw'umuntu. Ese buriyo babisoma babyumva bate? Icyo ni cya kabiri. Icya gatatu, hari ikintu cyadutse cy'ubusesenguzi nabyo, cyangwa se advocacy. Advocacy ubwo ni ubuvugizi. Ariko wajya kureba ukibaza uriya ni umunyamakuru cyangwa ari gukora ubuvugizi. Harimo confusion. Ngira ngo rero ibyo bintu mubafashe, mubibasobanurire, babyumve, babisobanukirwe, ntibabi confusing. Kuko kwambara iyo myenda yombi, uyu munsi ari kuvugira, ejo ari guta. Ese ubundi mwebwe mutangaza amakuru ntimukora amakuru, sibyo? Siko bimeze. Mutangaza amakuru ntimukora amakuru. Iyo rero yagiye gukora amakuru ari mu mutaka w'ubusesenguzi, ari mu mutaka wa advocacy, ubwo nyine urumva ababaye umuturage usanzwe. Ubwo okay, noneho niba babaye umuturage usanzwe fine, vuga nk'umuturage usanzwe nyine. Ubwo ngubwo nawe uzakurikirwa nk'uko umuturage akurikiranwe yakoze ikosa. Apana
kwambara umwambaro w'umuturage usanzwe wakora amakosa ugashaka ngo urengerwe n'amategeko y'umwuga. Yego. Reka Dorine ni umunyamakuru agira icyo abivugaho kuri icyo kintu cyo kwihisha mu mutaka w'itangazamakuru ugakora ibyaha. Ubivuga wiki umunyamakuru ntabwo yemewe kuba umusesenguzi, umunyamakuru ntabwo yemewe kuba yakora umuvugizi. Nakubwiye ko nigisha n'itangazamakuru. Ubundi umunyamakuru ntabwo afite kwivanga mu nkuru. Our right is to inform, educate and entertain. Naho tugarukira. The moment you start gukora advocacy, urumva uba wabaye biased, uba wafashe uruhande. As we are supposed to be neutral, objective, I give you information nka public niyo ifite gushira gukora perception ibyo bashaka bo bakore decisions. Naho ne kuko byakomeje bivuga akavuga ngo when it benefits you, ubu munyamakuru sibyo, when it doesn't benefit you uwakoza amakosa ukaba umuturage. No baza kugufata nyine if you just give information. N'abana nigisha ndababwira, your role is nibwo you feel like I feel this story should go like this, yeah, you're not supposed to include yourself in the story. Urumva, you have to be independent, objective, tanga makuru sibyo, give the information and let the readers, the viewers make their own perceptions, and that is professional. But now when he said most people who have like a makarita RMC, even when yes, we also have rights to give opinions, but when you give an opinion you have to put a disclaimer, yeah, that this is my opinion as Doreen, yeah. No, of course there's a thin line between Doreen a journalist and Doreen a Rwandan. You get it? It's very hard to, the moment you become a journalist, you are supposed to refrain yourself from opinions, advocacy. We all have things that we love, but when you are standing in as a journalist, please just inform and walk away and let the audiences that you're giving the information be the ones to form perceptions. Muri comment section, let them be the ones to air what you wanted to air, but you can't air it as a journalist. Yes, thank you. What I want to emphasize ni ikintu Dr. Thierry yaratubwiye cyane bari muri advocacy, nkuko Doni yarabivuze, objectivity, neutrality, social responsibility. Ayo magambo turayumva ariko Karegi tuyumva kimwe. Impamvu nuko twisanzuye aha ngaha, nyamuneka mureke twe kwegereza ibintu umutima. Ibintu byo kwegereza ibintu umutima ugashaka kugira ngo uvuge ibintu wabyegereje umutima, utakaze facts, utakaze ibyo ushaka communicatinga, ibyo bidushyira muri ethical dilemmas, sibyo? Reporting a facts, zisuzume, uzidebatinge, uzigaragaze. Iyo watangiye kugereza umutima usanga wavuye muri information wisanze muri advocacy, wisanze muri propaganda, wisanze no mu bindi bitari nkabyo, atari byo ushinzwe. Rero niba ushaka kujya muri advocacy, nyamuneka dusubize ikarita yacu, ujye kuba umu activist cyangwa ujye muri civil society. Civil society ni ishinzwe advocacy, ni ishinzwe activism n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Umunyamakuru reka retaining position y'umunyamakuru kuko niyo trust rubanda rumukeneyeho. Yeah, that's my humble contribution. Urakoze cyane. Twagira ngo rero niba muri twemereye tubaho umwanya, ariko Dr. Thierry ashaka kugira icyo yongeraho. Ngira ngo nshobora wenda kuba ntasubije neza, ari igihe wambaje ngo se ngo turiteguye. Okay, numvaga wenda ubanza ntabigize kuvuga ngo kwitegura iki, no gukora iki mbese mwitegura
guhangana n'ibi byaha bikorwa n'abanyamwuga bitwikiriye? aya ntabwo twiteguye guhangana nabo, ahubwo twiteguye gukorana nabo tukagendana neza, kuko itangazamakuru nk'urwego rw'ubugenzacyaha turifata nk'abafatanyabikorwa ba mbere. Natwe dukeneye kwinfominga umuturage, kumuha amakuru y'uburyo yirinda ibyaha dufatanyije n'itangazamakuru, to educate, kwedicatinga, kwigisha, turafatanya. So rero ntabwo twiteguye guhangana n'uwo ari we wese, ahubwo twiteguye gufatanya nawe no gukorana nawe nk'itangazamakuru nk'umufatanyabikorwa mwiza. Urakoze. Urakoze cyane. Ndakigarije no kuri Dr. Murangira, musanga abanyamakuru nakunze ko mwavuze ko abanyamakuru mwuga bakwiye kwenda gutandukana gato n'abasakaza amakuru cyangwa n'abatangaza ibitekerezo byabo. Musanga abanyamakuru bafite inshingano yo kwedicatinga no kwinforminga, badakwiye icyo nakita special protection nabo bwabo, badakwiye kuba muri iri tegeko, badakwiye guhabwa icyo nakwita nk'irengayobora kugira ngo bakomeze gukora itangazamakuru iri tegeko ritabazitira. Murakoze cyane. Kageme? Murakoze. Hari icyo Doreen yavuze ku kijyanye na access to information, avuga ko aba public officials. Okay, sorry, ndi Grace Kageme, nkora ku Isango Star, ndi umunyamakuru. Hanyuma yari yavuze ko public officials akenshi batanga inkuru ziri mu nyungu zabo, ariko byaba biri mu nyungu z'umunyamakuru cyangwa se uri kuvuga ibitagenda neza bakakwima amakuru. Noneho ngira ikibazo ku cyo mugabo yari yabajije, ni mugabo ni bagabo yari yabajije avuga ngo iyo ubajije wenda ushaka kubalansinga inkuru yawe barakubaza ngo ukorera ikihe gitangazamakuru. Niba uhamagaye meya cyangwa se undi muyobozi runaka ukamubwira nitwa Grace Kageme ndi umunyamakuru, yabwirwa n'iki kuri umunyamakuru? Ese ntihaba wenda abayobozi bazi ko hari amakuru ahabwa abanyamakuru gusa adahabwa abaturage, akakwima ayo makuru kuko atazi niba ko kuri umunyamakuru? Ubwo muraza kutubwira iki itegeko rivuga, niba amakuru yemerewe n'umuturage wahe yahamagara meya amubaza amakuru ku bintu runaka akaba agomba kuyamuha, icyo gihe byaba ari ikibazo cyo kukubaza ngo ukorera he kandi abantu bose bemera amakuru. Ese abayobozi ntibaba bazi ko ayo makuru ahabwa abanyamakuru gusa, nabwo ari shuwa ko uwo munyamakuru nyine abizi ko ari we? Aho niho nagize ikibazo. Ubwo ikibazo cyaba kiriro ku bayobozi batazi icyo itegeko rivuga cyangwa se baryica nkana. Hanyuma ikindi Mugisha yavuze ngo tugomba gutegereza ari amasaha 48 tukaba twabaza muri RGB cyangwa se mu rwego rw'umuvunyi n'ahandi hatandukanye. Ese amasaha 48 ashize nahamagaye meya mubaza ku kibazo runaka cyari kiraha, numva icyo ubuyobozi bubivugaho, sinemerewe nk'umunyamakuru gutangaza ya nkuru nkavuga ko igihe nagerageje kuvugisha meya atagize icyo atubwira cyangwa se ataduhaye amakuru, ni ngombwa ko njya kubanza guca muri RGB n'ahandi? Simfite uburenganzira nk'umunyamakuru bwo gusohora inkuru ituzuye nkavuga ko urwego rwari kuma amakuru rutayamaye? Wayi najya muri RGB kandi ifite uburenganzira bwo gusohora ya nkuru ituzuye? Muratubwira icyo amategeko abiteganyaho. Hanyuma ku kijyanye na propaganda, hari igihe muvuga ngo abanyamakuru bakora propaganda. It depends. Uramutse uri kuvuga ku kibazo kiri kuri international relations, tuvuge ni u Rwanda uri kuvugaho wenda na Congo, niki gufata uruhande sometime hari igihe biba ngombwa iyo uri kuvuga ibintu bireba u Rwanda n'ikindi gihugu wenda. Oya, mvuze sometime, ntago mvuze kuri bose, kuko abenshi ku bantu bakora bino biganiro bya Congo, M23, FDLR, u Rwanda, usanga kenshi ariho hazamo kakantu ko kutaba in middle cyangwa se ngo ube neutral ku banyamakuru cyane cyane. Ubwo Mugisha aradufasha mu gihe uri mu nkuru nk'izo zireba igihugu cyawe, wakwitwara uti kugira ngo ube hagati ntubugame kandi uri kuvuga izireba igihugu cyawe? Urakoze cyane. Yego, murakoze. Nitwa Edith Nibakwe, ndi umunyamakuru wa Radio TV10. Munyemerere ngire agakomenti nkoraho gato ku byo Kageme yavuze. Ni ikintu dewe kimaze no kundwaza itangazamakuru dufite. Turimo turareka kuba abanyamakuru tukajya muri propaganda, kandi dukeneye kuba abanyamakuru. Ni byiza ushobora gukora itangazamakuru ugakora kuri conflict zihari cyane mu karere,
ukaba netre nk'umunyamakuru ukazana abasesenguzi bagasesengura uko ibintu bimeze. Ariko uyu munsi turabona umunyamakuru yicara akavuga ngo twebwe tuzabarasa urindi. Ni ikibazo gikomeye. Nabwira abanyamakuru bagenzi banje ko conflit z'ibihugu zijya zirangira. Abadiplomate bafite imvugo baganiramo ibibazo bigakemuka, ikibazo kiza kuri wowe. Ese nyuma yuko conflit zarangiye uzaba uri free kujya mu kindi gihugu uzi ibyo wavuze? Rero ni umutego turimo kugwamo nk'abanyamakuru. Wenda reka ngira inama abanyamakuru bagenzi banje, kuko jewe buri nimugoro ibiganiro mbafite ntushobora kuburamo inkuru y'akarere, ariko nta narimwe wakumva je mvuga ngo twebwe, kandi suko ntakunda igihugu cyanje, nuko nzi ko jewe nk'umunyamakuru mfite ibyo nkora nk'umunyamakuru. Ikindi kibazo ako ni comment, kuko maze kubona ari umutego turimo kugwamo cyane. Ikindi nifuzaga kuvuga, ubwo ngarutse ku byo nari nateguye kuvuga, ndaza kugaruka ku cyo Madame Solange yabajije umuvugizi wa RIB agitangira ikibazo. Wanavuze ngo reka dukure confusion mu bantu. Igihari nuko dufite ikibazo cyo kumenya ngo umunyamakuru ninde, utari umunyamakuru ninde. Uyu munsi nujya kuri YouTube ugasanga umuntu afashe ibitekerezo bye arabivuga, iyo agiye gukurikiranwa abantu baravuga bati reka ubwisanzure bw'itangazamakuru ntabwo buri kubahirizwa. Ku bwanjye icyakorwa, dukeneye polisi y'itangazamakuru. Bwana Mugisha wa RMC ndetse n'abandi, iyi polisi imaze kuvugwa kenshi, kuko itangazamakuru turi gukora uyu munsi ritandukanye na rya tangazamakuru Dorine yatubwiraga. Ubundi ryagakwiriye kuba ari ryo rikorwa umunyamakuru kuba netre, ukamenya ko icyo ushinzwe ari ku informinga, educatinga na entertainment. Uyu munsi turimo turakora itangazamakuru rikataje kubera ko turi mu gihe cya digital, turi mu gihe cya social media. So buri muntu wese arumva ko afite uburenganzira bwo kuvuga. Uwo muntu rero iyo yafashe YouTube ye akayishyiraho wenda Edit TV, birahita bimpindura umunyamakuru. Umuturage niyumva amakuru avuye iwanjye ntabwo azamenya ko ari ibitekerezo byanjye cyangwa se ari inkuru y'umunyamakuru. So icyabikemura nibaza ko ari polisi y'itangazamakuru ijyanye n'igihe turimo. Umuntu akamenya ngo umunyamakuru ninde, ese na citizen journalist ninde. Kuko n'uyu munsi nubibona twicaranye n'abanyamakuru, ariko dufite n'abandi bantu bakorera kuri YouTube. So ntabwo nzi niba ari abanyamakuru cyangwa se ari aba citizen journalist, ntabwo nzi ko bakora itangazamakuru ry'umwuga. So nitubona polisi y'itangazamakuru, aba bantu bakora kuri citizen journalist bazahabwa amahugurwa ku rwego rwabo, abereka aho bagarukira, abereka ko nuramuka ukoze iki kizaba kigize icyaha, nuramuka ukoze iki kizaba kigize amakosa. Ibyo bizatuma muri RIB bagira umubare muto w'abantu bakoze ibyaha. Kuko hari n'icyo Dr yavuze, avuga ati iyo watangiye gukangisha umuntu ko ufite amakuru ye, Solange uravuga uti ariko yo ni amakosa y'umwuga. Arakubwira ngo si amakosa y'umwuga, ni icyaha. Tuzamenya gute ko umuntu yakoze icyaha cyangwa yakoze ikosa ry'umwuga agomba kujya kuri RMC? Urugero wenda reka tuvuge kuri Idamange, mbasubije inyuma. Idamange afunzwe nkandi, ni umunyamakuru kuko hari abaturage bazi ko ari umunyamakuru. Ese ni umuntu watangaga ibitekerezo bye? So iyo tugeze aho biratugora, niho haze ya confusion. Umuntu yavuga ngo igikenewe polisi y'itangazamakuru irakenewe kugira ngo tumenye ngo uyu ni umubloga arahabwa yahe mahugurwa, uyu ni umunyamakuru ese niba ajya kumuhugura baramuha yahe mahugurwa nk'umunyamakuru. Ibyo bizadufasha. Murakoze. Barakoze cyane. Hari bagabo niyo ukurikiraho, hanyuma turasoreza kuri Robert. Ndi kujya kuri Rodre yuko twabisetinze. Robert hagati y'icyo cya mbere cya comment, hanyuma basubize tuze kureba we can take other questions. Murakoze. Nitwa Bagabo John, cyangwa kugira ngo maguru kandi uze kuri iki kiganiro kwa ko numvaga ari ibintu byenterese cyane ari nkeneye kumenyamo. Ikibazo nshaka kubaza bigeze gukomoza ku bijyanye n'uko ngo umuntu ngo araza agasesengura ngo ni umunyamakuru. Nza kuza kwibaza ikibazo, yewe Bagabo uyu munsi ndi umunyamakuru, ariko nshobora kuba mfite n'ikindi nkora musanzwe na narize ubuhinzi n'ubworozi, wenda ari na pasiteri, hakaba hari ikiganiro kivuga
mu itorero nsenga mwenda ko ari mu ibibazo ati bagabo ko ari pasiteri yaje akadufasha gusesengura ariko hagatondi n'umunyamakuru kandi turabazi ko abo bantu bahari agabo neza nka sesengura hakaza kuza byo Dr. Murangira avuze birimo ibigize icyaha bagamuza kucyana nk'umuntu waragiye nka pasiteri cyangwa za kucyana nk'umunyamakuru bamuraza kuza kumfasha kuri icyo kibazo Dr. Murangira. Hanyuma ahangaho wenda binajyana yani kugira ngo abantu banabyumve neza tujye tutanga n'ingero zinafatika. Hari ukuntu umuntu yibaza dutanga ingero ubushize ari case yabaye ku ibintu byabaye muri media byaravuzwe kuri case ya Sadat Munyakazi Sadate. Ibyo yavuze baravuga ngo yari yagiye yambaye umwambaro wa RPF. Oswaki mugenzi wacu atakoze comment kujya yari yanise honore barambwa ati ukukira uri umunyamakuru. Oswaki murayitanze nk'umunyamakuru cyangwa yatanze nk'umuntu nawatanga igitekerezo ku giti cye. So turagira mujye mudufasha umuntu atanga n'igitekerezo abanze barebe rege ibintu byose bya logique ntabwo ari kuvuga gusa ngo bagabo yakoze ibi ngibi ngo tujye mu mategeko. Uri arbitre asifuye match yose akoresha amakarita y'umutuku ntabwo match yarangira. So hamo kugira ngo barebe bagabo icyo yakoze koko kigize icyaha cyangwa ubundi haratatative kugira ngo ubundi yaratekereje iki yaragambiriye ibi ngibi ese undi bagabo kugira ngo agere kuri etape byari bimeze gute atari kuvuga gusa ngo wagiye Murangira arabize twana muri groupe ya RIB basigaye batera urwenya ngo icyo uvuze ngo mwitone ngo turaza kuza kuba kigize icyaha. So ni umuntu ashobora kuvuga ngo ibyo avuze bigize icyaha kwaba bisoma bireba umuntu niryazumva ko abo hose ko niba avuze ko ibyo avuze bitagize icyaha cyo tuba open tuvuga ibintu ibyo bizadufasha mu itangazamakuru none tugenda gusa twaba gukoma mu mashi ntabwo bizaba ari byo. Murakoze cyane nitwa Mugabe ndi umunyamakuru n'ikarita yanjye nayitwaje n'ikimenyetso simusiga. Mbashimire ko mu ijambo ndakeka ko iki kiganiro harimo some confusions nshaka mu akanya ndi bukoresha igihe gitoya kubishyiraho clarity. Ikintu cya mbere itegeko ry'itangazamakuru rigaragaza inshingano uburenganzira bw'umunyamakuru ndetse n'uburenganzira bw'umubloga and vlogger. Iri tegeko ry'itangazamakuru dufite none. Now, access to information law ntabwo ari iy'abanyamakuru gusa ni iy'abanyarwanda bose. Umunyarwanda wumvise meya avuga yuko hano hazanyura umuhanda hagashira umwaka utaranyura akemererwa kuba yagera mu biro bya meya akambaza ati meya ko wavuze ko hano umuhanda uzabaho ryari yamubwira ati inyigo yarakozwe wayinyereka. Itegeko rimwemerera gusaba iyo nyigo bakayimwereka ahubwo bakamuca ikiguzi cyo kuyishyira kuri flash kugira ngo ayitwaze. Itegeko rirabiteganya muri access to information law. So it's all about citizens. Ibyo tubanze tubyumvikane batagira ngo access to information law na kandi gakeregeshwa ku munyamakuru oya nako umuturage wese. Ikindi ari ikintu mbona cyitwa ngo awareness. Mu 2015 twazengurutse intara zose z'u Rwanda turi kumwe na RGB na RURA dusobanura itegeko ry'itangazamakuru ba meya tubasobanura access to information ibintu byose tubisobanura na ombudsman twari kumwe. Now the problem is ibyo mu rega access to information bimwe sibyo nuko mutarizi itegeko ntabwo muri soma kimwe namwe bize mwambaye some of you mwambaye glasses ntabwo mwari soma ukurikije ukuntu numva ukuntu muvuga you have no idea nure gundi ko atazi ibintu nawe nabyaze. Ndatanga urugero rworoshye. Access to information n'ikibazo kirimo nona ntabwo ari cyo muvuga. Ikibazo kirimo nona nuko custodian access to information ari ombudsman. Itegeko rishya rya ombudsman ryakuye mu nshingano za ombudsman bakuyemo access to information. Yego ariko noneho kuvuga ngo icyo kibazo kiri mu itegeko cyakemuka gite. Uko cyakemuka rero nuko habaho cabinet meeting ikaderega ikindi kigo ariko ntabwo ikigo cyakwitokeza gito ore ubwo ombudsman bivuyemo ngo jewe yenda nitwara GB cyangwa RMC ngo nijye uzajya ubikora. Ntabwo ari gutyo amategeko akora. Itegeko rikurwaho n'irindi amabwiriza kurana ubifitemo inyungu. Urugero niba mwumva nk'abanyamakuru tubifiteye inyungu dukora inyandiko tuyegereze
RMC dufashe dukore inyandiko tuyegereze minisiteri ibishinzwe. Kera twari dushinzwe na Minaloc, numvishe ngo ni nka briefcase, ubu ngubu ni RGB. Okay, tubijyane muri presidence. Ibintu nk'ibyo bidafite aho bijya muri presidence. Yego, hanyuma nihabura n'ubijyana muri presidence zabijyanayo, ariko tumenye tuti abantu a custodian ya access to information law ibarizwa aha. Mbese tunongeremo midi ubundi ibarizwa muri minisiteri. Ibyo ni ibintu bibiri. Cya gatatu, hari ikintu nibako yavuzeho ngo a new media policy should come will streamline who is a journalist and who is a citizen journalist and whoever. That is not a policy, that's a law. She's talking about the law. That means you need a new media law, but not policy. Policy aba ari umurongo wa leta. Bazureke gatoya windogoye. Policy bivuze iki? Aba ari ibitekerezo bya leta uko bibona iyo sekiteri uko yatera imbere. Ni ibitekerezo bya leta n'abanyamakuru n'abafatanyabikorwa, ariko leta igambiriye kubona itangazamakuru rigerahe. Ariko ntiwitera niba ari ibitekerezo bya leta, ibya polisi hari ikaba itajyanye n'ibi bihe tugezemo bya digital, kuki wumva itari ngombwa? Urakoze. Jewe ntabwo navuze ko itari ngombwa, nawe urihuta, tugende buke buke. Ikintu ashaka kwikemura gikemurirwa mu itegeko, ntabwo gikemurirwa muri polisi. Icyo nicyo tutumvikanaho. Igikemurwa n'itegeko, tugikemuza amategeko, tuvuga ngo iri tegeko risubirwemo. Igitegurwa na polisi, twe gufata inyama ngo tuzishyire mu kabati k'imyenda tuyishyire muri frigo, turebe uburyo ibintu tubishyira ku murongo nk'abantu bize, kugira ngo abantu banatwubahe nk'abanyamakuru. Polisi nize iyo turayikeneye umurongo wa leta. Hari ibyo leta yavuze yashakaga kuri iyi polisi twari dufite ya 2013 kuzakora mu itangazamakuru, harimo na media reforms. Ese ibyo byarakozwe, byabaye successful? Izindi challenges zihari ni izihe? Byose bize muri media. Ibyakongerwamo ni ibihe bijyanye na new realities? Ibyo bize muri media policy inshyashya. Noneho itegeko rikemure lakuna cyangwa loopholes ziri mu itegeko, the media law zihari, dukorane hamwe na Minijiste. Hari ikigo gishinzwe kuvugurura amategeko, tubagaragaza ibihari, tubikoreye inyandiko, tubahe babikemure. Ikindi cyanyuma abanyamakuru, nivuga ndavuga abanyamakuru, niyo mpamvu nabanje kuvuga ko ni kareta nayitwaje. Tugendere ko ikindi twubakire ku byakozwe. Hari gahunda, I'm a proud first chairman cyangwa founding chairman wa RMC. Ibi birari cyo twabikozeho. Ombudsman twe twakoranye n'ibihano barabishyize muri code igenga abakozi ba leta. Yudatanze amakuru, hariho aho bigeza bakaguha konji itishyurwa, hari aho bigera bakaguhagarika ku kazi, hari n'ubwo bagukata umushahara. Biranditse. Ubu twongere dusubire tujye guhimba amapine mashya? Ntabwo iri tegeko hariho ibyakozwe kandi urwo rwego ruracyahari. Hariho wa mugabo ariyo bavuga ngo nababana n'ubumuga cyangwa abamugaye, ababifite. Okay, mumbabare ababufite. Muri wa mugabo wo muri Ombudsman Kajangana. Yes, abo ni abantu twabikoranye kumara imyaka 5 yose. Hari ibintu twubatse, twe gusubire ngo twubake ibindi bishya. Ibi birakora. Ikindi cyanyuma ari cyo nsoreza, aba bantu mubona bakorera kuri social media, igitangaza itegeko ribavugaho kandi rirabemera, ako ntabwo ribemera nk'abanyamakuru, kandi ryemera ko bafite ubushobozi,
donc bafite uburenganzira bwo gukora ibyo bakora. Ariko ikibazo aho kiri nicyo Dr Thierry yavuzeho, niba ari wowe wakivuze, niba ari Mugisha cyangwa Dorine sinzi. Mbonye Dorine nibuka ko hariho n'ikindi ariko reka mbe nyirengagije. Abaturage bakoresha itangazamakuru n'izi social media ni abanyarwanda nibakora ibyaha RIB cyangwa urwego law enforcement should take action gutanga justice mu izina ry'abanyarwanda. Ntabwo RIB ihana mu izina rya guverinoma, irahana mu izina kugira ngo tw'abanyarwanda duhe ubutabera. Naho ikibazo gihari nyirizina kinakomeye, dufite ikibazo cy'abantu, ngiye kuvuga izina ryawe ariko nube atakite nkaho ku giti cyawe, abantu bagitekereza journalism muri traditional journalism ya yindi iyo Dorine avugaho. Isi yarahindutse, nimukomeza muri ibyo bintu isi irabasiga, na law enforcement izabagora, nta n'uzasigara ari journalist. Ariko ikintu dukwiye gukora, njya nibaza, hari inshuti yanjye nashaka kuvuga nuko nasanze mutayitumiye, iyo ndayivuga akurumva uri urambaza ariko ukakora nk'umu interrogator, wako n'akazi ka RIB. Ndagira ngo interview me but don't interrogate, ubwo bushobozi bwahawe RIB. Ikintu cya mbere, a new journalist should have a passion to tell the truth. Should have passion to tell the truth. Be balanced. Correct information and balanced information. Kuri Dr Murangira hari ibibazo babashishwe abantu bagiye byandika, niba ushobora gutangira kubisubiza. Hari nk'icyabagabo, ntabwo ari we wahereyo, ni ngira ngo Albert. Data protection law. Okay, data protection law. Ubone nacyo mukunda gukoresha iyo mugiye gushyira amaboko abantu. Oya, ntabwo ari ryo. Dukoresha itegeko rihwanye n'icyo umuntu yakoze. Iryo ngiryo cyane cyane. Oya, ntabwo ari cyane cyane. Iryo ngiryo ntituranarikoresha habe na gato. Ahubwo iryo dukoresha ni irya cyber crime. Ntiwumva rero nk'abanyamakuru mushinzwe to educate, to entertain, to inform. Bihere ko namwe muba first, you inform first yourself before informing others. Ahubwo gihe hari akantu njya nongeraho, muzongereho na make money. Kuko yes, zibe pira enye, kuko impamvu nkubwira, niba abantu bari kugenda batatira amahame, nuko ako kantu mwakamisinze, kandi they need money to survive. Sibyo, zibe pillars eshatu nako enye. So iyo rero you make also money. Rero niba mutarayishyizeho, kuko for sure muri iyi si turimo, don't tell someone ngo educate, ngo entertain, ngo inform without making money. So aho rero niho usanga bamwe bava muri ayo mahame bakajya ku making money. They don't care whether they are educating, whether they are entertaining, whether they are informing. So aho rero muzagakurikizaho, nanjye ubwo nayo nkuze ubuvugizi. So rero iriya Albert yavuze kuri data protection. Data protection igomba kubaho, kuko muri isi ya social media turiho, udashyizeho data protection rwose wajya usanga abantu, ese ibaze uko babikora ukuri hari ritariho bya bimeze gute. Ibaze ni za character assassinations gusa zibaho. Ejo bundi hubwo nahoze ndeba hari ikintu cyo gushaka kwiyamamaza cyane without kugira gukora igikorwa. Okay, urugero ntanga ni nk'iyo umuntu akoresha abana. Hari inkuru ejo bundi nabonye, yuriya mwana yego uheka undi amujyana,
hari abamama badutse ngo bagiye ngo igikorwa cy'urukundo baranarira cyane, fesi z'abana ziri hariya bazigaragaza. Ntabwo ibintu byose hariho umuhamagara, dore ababitangaza se ni bande? Dushobora kuba twicaranye nabo hano. Igomba kubaho kuko abo bantu nabo erega abanyamakuru nabo bari part ya society, kuko nabo rwose hari ibyabo batakwifuza ko bitangazwa the same way nk'uko n'ibyo abandi nabyo bitatangazwa. Gusa wenda haracyari confusion, nabo nkibaza ukuntu nawe ari butangaza iyo nkuru avuga kanaka atashyizeho isura ye, avuga ngo umuntu kanaka, ariko hari abantu hari wenda ibyo bamwe bemeye ngo ni public official, nyine aba public official ntabwo simvuze ko badafite ubuzima bwite, bafite ubuzima bwite, ariko igihe ari mu nshingano, tuvuge ari hariya mu muganda kumufotora ari gukora umuganda, iyo foto ye ntabwo sinkeka ko ari violation ya data privacy, kuko nuko babivuga kubw'inabi, batangiza ati kubw'inabi, nukuvuga with bad faith, nyine wowe watangaje ugamije to harm someone. Ariko iyo ako kantu kubw'inabi yo katarimo, nyine umushinga amategeko cyangwa umucamanza areba akavuga ati nubwo bamureze nta nabi yaririmo. So aho ngaho ngira ngo wenda itegeko wa mugani wa Mugabe hari special protection izaha abantu runaka, ariko abo bantu nabo bafite bwa burenganzira bwo kwitwa ibyo yavuze. Hari ikindi Bagabo yavuze sinagisobanukiwe neza, kuko hari ukuntu yabivuze ari byinshi birancika, amfashije yagisubiramo ikibazo yambajije. Ariko ako nibuka hari ahantu yavuze ngo duhurira ku urubuga rw'abanyamakuru, ngo havuga ngo ibyo ngo uramenya ibyo uvuga bitaba bigize icyaha. For sure yewe yabivuze numva ndishimye. I wish buri muntu wese yagira ibyo ngibyo nka slogan, ukajya umenya ko ibyo ugiye kuvuga bitagize icyaha. Why do you have to kuvuga ibintu bigize icyaha? Jewe ahubwo numvikanye neza, nubwo wenda bamwe babifata negative way, je mbifata positive way. I wish buri munyarwanda wese mbere yo kuvuga yavuga ati si ibintu bigize icyaha cyangwa ntibikigize. The society yabibaye safe. Sinzi niba namushubije. Yavugaga kwine ku kibazo cy'uko ari nko kuyiga ubwisanzure bwo gutanga igitekerezo, niba buri gihe cyose imbere yo kuvuga ubanza kumva ko hari of course no ibyo umunyarwanda muzima watoye itegeko nshinga agashyiraho igikumwe yemeje ko iriya ngingo ya 38 igomba gushyirwa mu bikorwa, sibyo? Nagenda some exceptions zirimo irenga yoba ni itegeko nshinga. Reka tureka yandi itegeko nshinga riruta yandi mu gihugu. Ingingo ya 38 birakubwira ngo tangaza wisanzure mu gutangaza amakuru, ariko wibuke ituze rusange rya rubanda. Kimwe, bibiri, wubahe uburenganzira bw'abana n'ubuzima bwite bw'umuntu. So, ibyo ni ibintu biri clear. So ubwo rero wa munyarwanda muzima najya gutangaza akavuga ati reka nibuke ko ibintu bitagize icyaha, mbanze ndebe nisuzume nyine mbere yo kuvuga, nshingiye under article 38, rwose tuzishima cyane. I wish buri muntu wese nuko byagenda. Ntago byemewe abanyamakuru sesengura udasesereza. Yavuze ushaka kuba uri umunyamakuru, uri na pasiteri, uri n'umworozi w'inkoko, ikindi gitunga abantu badahura ari benshi w'inkoko, sibyo? None niba watumiye nk'umworozi w'inkoko, kubera iki ugatanga ibitekerezo byawe nk'umworozi w'inkoko? Kubera iki byaba ikibazo bakahita bafata umwambaro w'umunyamakuru kandi wowe waje aho ngaho nk'umworozi w'inkoko? Reka rero nkubwire, buriya biragoye kwiyambura umwambaro uzwimo.
aha nicaye ntabwo ndi kuvuga ibitekerezo byanjye, ndi kuvuga iby'urwego, sibyo? Ni ukuvuga ngo igihe nyambaye uyu mwambaro ibyo ndabireka, sibyo? Dutandukanye, ariko urumva ni nacyo cya kibazo mu bintu nari nateguye nza kubabwiraho kwirinda kwirinda niho ngira usanga wagiye kubwiriza uri n'umuvugizi wa RIB, tuzafata ko mu ikanisa runaka wari umuvugizi wa RIB uri kubwiriza, ahubwo se abandeba barambona nkande. nka pasiteri. Arega mujye mutekereza abagenerwa bikorwa, wowe bakubona bate? Abo ubwira bakubona bate? Wavugaga nka pasiteri. Oya, wavugaga nka pasiteri ariko bakubona nkande. Ikibazo bakubona nkande, si ikibazo wowe uvuga nkande. Bakubona nkande kuko urabaha amakuru abagenerwa bikorwa. Ikibazo nuko wowe wireba. No, reba abo ubwira barakumva bate, barakubona nkande. Buretse gato ya Solange, ni nacyo kibazo kijya kibaho hano, kuba double standard. Urumva ngo uyu munsi ndi umunyamakuru, ubundi ndi citizen journalist, ubundi ndi hano. So ukumva who are you really? Kuba nka Chameleone, uruvu rufata ibara ryaho rugeze ngo kuko wenda nibyo bimwavantage. Oya, ubwo si iryo niryo tangazamakuru mwebwe mwadvocatinga Solange? Ko numvise uri ahantu henshi, iryo niyo mwadvocatinga. So abagenerwa bikorwa nabahe? Oya, turi kuganira, ntabwo asubiza, ntabwo. Okay, wambaje ongera gisubiremo. Kuba Murangira, Dr. Murangira Thierry ari umuvugizi wa RIB, ntabwo Dr. Murangira Thierry yemerewe kujya mu ikanisa ry'ubwera butagatifu ngo abwirize. Uwo ari kubwiriza azavuga ko ari Dr. Thierry wabwirizaga, cyangwa se avuga ko ari umukristo pasiteri Thierry wabwirizaga. Reka nkubwire buri, sibyo? Ibi ngibi niba uvuga ngo umwuga w'itangazamakuru ni umwuga uri special, ni umwuga idasa nk'iyindi. Ni nayo mpamvu mushaka amategeko yihariye, sibyo? Niba mushaka amategeko yihariye rero mugaragare nk'abanyamwihariko, ntimushake kwivanga n'abantu badafite umwihariko. Urumva mwarimu ashobora kuva hano akagenda akigisha, ejo akajya gucuranga, ejo agakora ikindi. Ariko niba ushaka umwuga wawe, ushaka itegeko ryihariye, reka nawe ugaragare nk'umuntu w'umwihariko, ntube nk'abandi, sibyo? Hano turi kuvuga ngo itegeko ryihariye ribarinda protection. Rirakurinda gute nawe ushaka kwisanisha n'abandi? Icyo nicyo kibazo, double standard. Ndabisubiramo, mesa kamwe nawe urindwe n'amategeko arinda babana. Ariko nuca hano ukajya hariya, muracanganyikisha, baravuga si ubundi turarinda iriya tegeko bashaka ni iry'abandi, bitwa abandi. So ni ukuvuga ngo mesa kamwe, ngira ngo nabyumvise. Iyo ushaka umwihariko nawe ugaragara nk'umwihariko. Thank you. Reka tujye kwa Doreen. Hari ibibazo byabajijwe dushaka gushyiraho komenti, kuko hari n'ibindi byabajijwe Mugisha. Icyo cya data protection no bakibajije na Mugisha basaba ko yakikoraho komenti, ariko hari ibindi birebana n'umunyamakuru ninde, abantu bimana amakuru bakayima abaturage bitwaje ngo si abanyamakuru. Numva ari Kagebe wakivuze, kandi itegeko ryemera ko buri wese yabaza amakuru. Robert yamushubirije, rino tegeko no access to information ni ry'umunyarwanda wese kubona amakuru. Ubwo nyine abayobozi ntago mbashinzwe, so that is cyo nendaga kuvuga cyo yavuze. Nkunze kugendana na bibi ahantu, sibyo? Abantu bakamuramutsa, urumva akaba confused, ngo se uno ndamuzi. Ndamubwira bakureba kuri televiziyo buri munsi, bano bantu have cultivated a relationship nawe, urumva? Wowe ntago umuzi, ariko we uhora usoma amakuru, we azi ko
muziranye. You get it? So ubwo byamugora cyane gutanga igitekerezo cye nkawe wihariye kubera ari umunyamakuru, sibyo? Ubona uhura n'abantu benshi, okay, nagahura n'abantu benshi ariko yatangaje, urumva? So buri muntu wese uhura nawe azamuramutsa nk'umuntu baziranye, urabyumva? So kumusubiza byagorana cyane, ndabivuze, it is very hard to draw a line ivuga ngo ubu ni jewe ndi Doreen umunyamakuru, ibi nibyo bitekerezo byanjye nk'umunyamakuru, ibi nibyo bitekerezo byanjye bwite. So yo wemeye kuba umunyamakuru rero, nuko Solange yavuze ngo censorship, abanyamakuru bose kenshi turabivugana bakavuga ngo freedom of expression. Mwabwe, let me tell you, freedom of expression murayivuga mukibagirwa ingingo ivuga it comes with responsibility. Do you know the things that go in my mind shaka kuvuga ariko nashobora kuvuga kuko havamo icyaha? You get it? I usually nkababwira ngo, do you know how I want to dress? Njewe express nze kuntu shaka kwambara. Urumva? Hash. Urabyumva? Inone se iyo ubwo urumva nyine haravuga ngo ubwo ngo mbambaye censored. Nkavuga, yes, I've been censored because ubwambarire bwanjye buraza ku affectinga undi munyarwanda. Urumva? Social responsibility. So if we are to express yavuze ngo umwihariko wacu abaganga ko bakora amakosa, urabyumva? Urabyumva, as we are the fourth estate, nubwo yambwiye ngo I'm traditional, but we are the fourth estate. Of course ubungubu buri muntu wese ikiri mu kutugora cyane nuko tudafiteho tubarizwa. That is why no one, urumva, buri muntu aho badushira hose everyone arareba inyungu ze, urumva? That is why it is confusing. Buri muntu wese akavuga ngo amahame yacu nayahe. Ngenda kumubwira doctor akafomane ubundi itangazamakuru is for public interest. Ubikora nuko kuba it's a public good. Ubundi yego it's a public good. Ubundi twari dufite kuba dufite budget. It's a humanitarian. Yes, urabyumva? If for money aho ngaho uvusizaho for money twaba turengereye, twaba tuvuye mu mwuga wacu. Urumva? Oya, aho ngaho honyine ahubwo government idushire ikigega cyo kutwishura. Kuko yego kugira ngo dukore professionally, urumva, tudahutaza abanyarwanda nko kuntu bivuga. Niyo mpamvu wumvishije ko umunyamakuru ahamagara ngo ngufiteho amakuru uramangahe si nyatangaza. It's because information is power. Urumva? Ni nayo mpamvu nyine babantu ba local government cyangwa government officials badashaka gutanga amakuru kugira ngo arengera akazi ke. Aravuga nimbivuga nkabivuga nabi, urumva, baramuquestioninga iyo information watanze ko atariyo. That's what most public relations by the way barwana nabyo abo muri local government nahe. Aravuga, okay, I have the information, but what if I say it bakamwina ngo narengere nago narifite kuyatanga? So that is an issue. Icho nanye nakivuze ndavuga, in the era we are in, news is like sibyo. There are very few people who are going to go and critically look at a story and analyze it. Abashaka analysis n'abantu bize, urumva? Abaturage bakunda byacitse, urumva? Ego dukunda byacitse. Uzareba umuntu wanditse inkuru neza akakora all the voices, or no ugende kureba views ni zingahe. Ariko reka tuvuge ngo Doreen yarwanye na Dr. Marangira. No, I'm saying iyo ngiyo iraza kugira 13 million Rwandans by viewings, urumva? So now this affects us because we are in a business of information iri fast, urabyumva?
And if the government officials are not giving us the information, trust me, we will publish the story. It is one-sided, and we have a right to say, when I contacted Dr. Mranjira, he did not pick my call, or he said he was in a meeting. Urumva aho mbandi balanced rwose. Nicho nashaka gusubiza. When you write, when you do a story and you ariko bivuge wabikoze. Hari abantu bavuga ngo namubuze utamuhamagaye, ubwo naguhamagara akakubwira nyereka phone, kuko ubu technology hari ibintu abantu bakinisha. Technology you can tell n'umunara wari uhagazeho na hehe ho IP address yaho. Everyone gets to know information fast. So call him or call other government officials. When they don't comment, njambwira abantu, even no comment is a comment. You get it? But the public officials don't know that no comment is a comment. So publish your story, my dear. If you have called, don't just publish when you have not done it and saying, I failed to get the person. Thank you.